Ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda yongeye kumvikana mu karere ka Nyagatare, naho hagaragaye urupfu ruteye ubwoba, urupfu rubabaje, aho umwana w'imyaka 17 yasanzwe yapfuye, bitera benshi urujijo ndetse binababaza ababonye uru rupfu rwa nyakwigendera. Uraza kumenya mbese uyu mwana wari ukiri muto cyangwa uyu musore wari ukiri muto yaba yishwe n'iki? Ese ubuyobozi bwo bwaba bwatangaje iki nyuma yo kubona iyi nkuru y'incamugongo yagaragaye muri aka karere ka Nyamasheke, iteye agahinda ndetse yababaje abayibonye ndetse n'abayumvise? Ibi rero byose n'ibindi tutababwiye nibyo tuje kubabwira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba nawe ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ujye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abaturage batuye mu karere ka Nyagatare bitewe n'ibyo biboneye amaso ku yandi, nyuma yo gukubitwa n'inkuba bakibona uyu mwana w'imyaka 17 basanze yapfuye, urupfu rubabaje kandi ruteye agahinda. Tubibutse ko iyo ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, hishakira urukumbi ry'amakuru agezweho yaba arayo mu Rwanda ndetse nayo hanze y'u Rwanda. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda yongeye kumvikana muri aka karere ka Nyagatare, naho umwana w'imyaka 17 yasanzwe yapfuye, bitera benshi urujijo ababonye urwo rupfu rw'uwo mwana w'imyaka 17 y'amavuko. Uyu mwana rero uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko yasanzwe amanitse mu mugozi yapfuye, bikekwa ko yaba yakoresheje isekuru yurira ngo amanike umugozi ku gisengero maze akayitera umugeri. Baza kureba bagasanga yashizemo umwuka, bamwe bakavuga ko yaba yakoresheje iyo sekuru agiye kwiyambura ubuzima. Uyu musore yarasanzwe akodesha inzu yabagamo mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga mu mudugudu wa Kirebe. Amakuru atangazwa n'ubuyobozi bw'umudugudu avuga ko bitazwi neza aho yaturukaga, gusa ngo yayigaga ubuzima nk'abandi bisanzwe. Ku murongo wa telefone ngendanwa twagerageje kuvugisha umuyobozi w'umudugudu uyu mwana yapfiriyemo, maze adutangariza agira ati: bivuga yuko umuntu yabyutse ari muzima. Umwana w'imyaka 16-17 yari acumbitse ahantu. Yego. Hanyuma abo bana nawe babyuka bajya gukora. Urumva? Yego. Bamusiga mu rugo. Bavuye gukora. Urumva? Yego. Basanga umwana yafashe isekuru ayihagararaho, ashyira umugozi mu gisenge cy'inzu, arawambara, isekuru arayihirika. Ba nyir'urugo rero aho baziye basanga umwana yahereye mu mugozi. Niyo makuru bampaye. Hari ikibazo mwarimu muzi wo mu mudugudu cyangwa se icyo mwakekaga cyashoboraga kuba cyaba imbarutso yo kuba yakwiyambura ubuzima mwari muzi mwebwe? Nta kibazo afite, ntacyo yararaho nk'abandi bana bose. Ibi nyine niba abana bagenda baturuka hirya bashakisha, utazi n'aho baturuka no kugeza ubu ntituzi iwabo. Inkuru ibabaje kandi iteye agahinda yumvikanye muri ako karere ka Nyagatare, yababaje abayumvise ndetse n'abayibonye. Yamenyekanye kuri uwa gatanu tariki ya 21 Kanama, kuri uwa gatatu tariki ya 21 Kanama 2024 nibwo amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye, maze bitera urujijo abarubonye ndetse n'abarwumvise, nyuma y'uko abo babanaga bamusize bakajya mu kazi, hanyuma
bagaruka bagasanga amanitse mu mugozi yashizemo umwuka ndetse n'isekuru bikekwa ko yuririyeho iri hasi iruhande rwa nyakwigendera. Ababanaga n'uyu nyakwigendera bavuze ko bikekwa ko yiyahuye n'ubwo batazi icyabimuteye ngo kuko na n'ubu ntabwo baramenya icyaba cyamuteye gukora ayo mahano ngo kuko abo babanaga mu mudendezo ngo kuko nari ikibazo yari afite n'abo babanaga. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwageze aho uyu musore yaramanitse ndetse rukaba rwahise rutangira gukora iperereza kugira ngo haze kuza kumenyekana icyaba cyateye urupfu rw'uyu nyakwigendera. Hirya no hino mu gihugu hakomeje kugaragara ubwiyahuzi bwa hato na hato, ariko igitera impungenge nuko ari mu bakiri bato, bamwe bakavuga ko ari ukubera ubushomeri bituma aba bakiri bato bafata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima. Polisi y'u Rwanda igira abantu inama yo kujya batangira amakuru ku gihe y'ingo zibana mu makimbirane kugira ngo zijye ziganirizwa, zigirwe inama hakiri kare bitaragera ku rwego rwo kwiyambura ubuzima, ngo n'undi muntu usanzwe ari wese yagana ubuyobozi bumwegereye kugira ngo babumugire inama maze bajye birinda umwanzuro nk'uwo wo kwiyambura ubuzima. Inaha natwe rero dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi, ari nako mbwira umuntu wese waba udusuye ari ubwa mbere ko yajya munsi y'iyi nkuru arabona ijambo subscribe cyangwa sabone n'akazugira kaza nako agakandeho, icyo gihe azabashimangiye yuko agiye kujya abo wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Sibyo gusa kandi ugomba no kujya atangirwa igitekerezo duha igitekerezo cyawe, yaba ari icyo dushimira ibyo tubagezaho ndetse n'icyo twakongeramo mu makuru yacu y'ubutaha kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe hano kuri KN Radio. Ikindi ugomba no gusharinga inkuru yacu kugira ngo abantu bose bayimenye ndetse n'utayizi nawe amenye KN Radio. Reka nkwifurize kugomeza kugira umunsi mwiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe.